Ndabasuhuje mwese abakunzi ba Egide N.Mwuzuro channel, mbashimira uko mugenda munyereka ko mukurikira ibiganiro byanjye. Mwari musanzwe mumenyereye ko mbagezaho ubutumwa bukubiye mu ndirimbo, ariko ubu nifuje kubagezaho ubutumwa bukubiye muri video ikoze mu buryo bw'ikinamico. Byaba byarakubayeho nawe cyangwa se waba warabyumvise ahandi, yewe bwaba ari n'ubwa mbere ugiye kubyumva. Niwumva rero hari aho bigukoze, hari icyo bikumariye, hari ubutumwa biguhaye, wibuke kubisangiza abandi, ukora share, like ndetse na subscribe. Wibuke gukora ku nzogera kugira ngo ibiganiro byiza binyuzwa kuri iyi channel bizajye bikugeraho ku gihe. Ngaho rero icara wige. Hari mu ijoro rimwe ubwo umugabo yari atashye ava mu kazi, arabanza akinga neza umuryango, ariko arebye muri sari we atungurwa no kubona umugore waryamanye n'undi mugabo. Ndarota cyangwa uyu ni umugore wanjye? Aya masaha nanone ibi ni biki bimbayeho mw'abantu? Mu rugo rwanjye agahangara, ubuse mbice. Oya, nungutse ikindi gitekerezo, reka njye kwiryamira. Ko bigaragara uyu mugore ntabwo yari azi ko umugabo wari buhindukire. Bukeye mu gitondo umugore ageze mu cyumba atungurwa no kubona umugabo we. Sheri n'ubwoba bwinshi. Sheri, umugabo arakanguka. Good morning. Waramutse umugabo mwiza? Good morning. Umugabo ati uraho neza, amakuru yawe? I thought you were not going to be back till weekend. I thought you here on a Tuesday umugore morning. atari ko natekereza ko uzagaruka muri weekend. I thought you're not supposed to be back till weekend. Ese kuki uri hano muri iki gitondo? Umugabo arabanza arahaguruka. I was actually not supposed to come back to. Nanjye ntabwo nari nzi ko ndi bugaruke uyu munsi. What I went for, I was lucky enough to finish in. Ariko nagize amahirwe ibyo nagomba gukora. I decided to run back home to my wife. Nabirangirije igihe. Numva ari ngombwa ko ngaruka. Hari ikindi kibazo ufite? When did you come back? Ako se mugabo wanyuze he, waje sayinga? Very late. I think past 2 or there. Ariko naje ntinze, bwari bwije cyane. Kandi nari naniwe ndaza ndiryamira. Where did you pass? Ako se mugabo wanyuze he kugira ngo ugere hano muri iki cyumba? Nanyuze muri salo, ndaza ngera hano mu cyumba. Ese ubundi ufite ikibazo ki? What is it? Habaye iki? Umugore ni kimwaro. It's not what you think. Ariko sheri rwose ibyo ukeka ntabwo ari byo. Ndagusezeranya ko ibyo ukeka atari byo. How do you even know if I'm thinking it? Umugabo atari ko se ubundi uratekereza ndi gutekereza iki, ufite ikibazo ki? It's not what you think, babe. Umugore arakomeza ati nyabuna ntabwo ari byo It's not what ukeka. I think. What am I even supposed to be thinking? Ako se ubundi wa mugore we uratekereza ndi gutekereza iki? Midnight. Naje mu rugo iwanjye nijoro. And I met my wife with this. Ntabwo umugore wanjye aryamanye n'undi A mugabo. man naked in my own living room. Umugabo aza kuryamanira n'umugabo we n'umugore wanjye mu nzu So what am I yanjye. supposed to be thinking? Ese uratekereza ko ari byo ntekereza? Sorry. Umugabo wanjye Are you mbabarira. sorry? Umugabo atari ko se urasaba imbabazi ziki? So how come you're being sorry? Ibyo wakoze ari byo wari wapanze gukora. Ubundi urasaba You imbabazi gave him ziki? access to your body. Umubiri wawe In my house. wawugurishije mu bandi bagabo Are you saying you're mu sorry? nzu yanjye. None ntimubabarire. Kubera icyo usaba It's not imbabazi? my fault. Umugore arakomeza ati si ikosa ryanjye. You don't have my time. Ntabwo ati wa mugabo we ntumbonera igihe. Buri gihe uba wagiye. Nanjye mba ngukeneye, si amafaranga yemba nkeneye. Do you even listen to yourself? Umugabo atari kurumva ibyo uvuga. Can you hear the rubbish coming out of your Ese urumva umwanda w'amagambo ukora mu kanwa kawe? money. You give me money. Ese nkeneye amafaranga yawe, amafaranga yampa, ariko siyo nyene urumva nta nubwo Be umwara. grateful to God that you even have a man who is willing to work. Urababazwa nuko ufite umugabo ukora cyane. No man who works genuinely will be with you 247.
umugabo ukora cyane kugira ngo abone icyo dukeneye. And I try as much as possible to come back to this house every day. Nanjye ubwanjye mankeneye kugaruka hano muri iyi munsi. Ariko ndakora cyane kugira ngo turebe ko twabaho. I was supposed to be in Lagos, in Abuja till now. Uyu munsi nagombye All kuba my ndi muri colleagues are Abuja. relaxing. They are enjoying themselves. Ariko But I choose to come navuze back and be ntireka with my ngaruke wife. ndebe umugore wanjye Because I miss every moment without kuko you. umugore wanjye nari maze iminsi Only ntamubona. for me to get back to my house Natekereje kugaruka mu and you rugo with another man. ariko mpita mpurirana And you're n'undi telling me it's mugabo. not your fault. It's because I'm like, No, what no, do you si people ikosa even want? ryanjye ahubwo You ni have a man amakosa that yawe. works hard. You look for time. Eh? Now you have a man that has all the time in the world without money. You look for money. What do you want? Nanjye I am ndakora trying my cyane best. muri iyi si kugira ngo ndebe ko nabona amafaranga I am trying my ubone best. icyo ukeneye. Please, I'm sorry. What are you sorry Ariko about? se ubundi urasaba imbabazi z'iki mugore? Exactly what you wanted to do, madam. Wakoze icyo wagakwiye gukora kubera ko uvuga ko ari amakosa yanjye n'ubundi. Because I caught you, right? Ese uransaba imbabazi If I mugore kubera didn't ko come back today, would nagufashe I have known that anything kubera ko was nagufatiye happening? mu cyuho? I will still come back and see you as the woman I left in one place Navuze without ndereka knowing that ngaruke ndebe some umugore man wanjye somewhere is devouring my wife. mutungure kuko atarazi ko ndi buze. Maybe this is the last Ntabwo time. nasanze ariho wantunguye. Please. Umugore akomeza gupfukama asaba imbabazi ariko umugabo akomeza kumubaza ati ubundi urashaka iki? Umugore ati It's how men mwambabariye. end up training children that are not their own. A man will go out scattering his head thinking of how to come back home and provide for Abantu the umwe. family. Muri iyi minsi A ibintu woman that is byarahindutse. supposed to contribute to the happiness of the home is somewhere sleeping Ubundi with umugore niwe men. wagombye kuba And I'm azanira sure that umugabo idiot w'ibyishimo. that came None around, you still ndebera take my money niwe and give to uryamanira him. n'abagabo mu nzu yanjye. Tomorrow he gets you pregnant. Then you Ejo give yaba it to me. aguteye inda ariko ejo You bundi give ukaza birth and I ukambwira start uti training a child that is not my itakunda own. kunda yawe mugabo mwiza. What is the problem with this generation? Ariko Is muri this iki gihe women in ikinyejana particular. cy'abantu b'iki gihe abantu b'iki gihe See, when bameze I go bati back ni ikihe kibazo earlier bafite? today, I thought of doing a lot of things. I had a lot of evil plans in my head. Nagarutse nzi ko mfite imipango myinshi muri that njyewe, moment. But no, imipango nyinshi y'ibyo gukora kugira ngo prefer ndebe ko nakwita ku rugo doing things rwanjye, the calm way. ariko ndebera ibyo I nsanze came back to bibereyemo. surprise you, but it was obvious a surprise was waiting for me. But it's Kuki okay. wantunguye mu gihe We're nari all ngiye human. kugutungura? Mistakes are meant to happen. But there are some mistakes that are so intentional. There are some mistakes that we can't blame on mistake. It is what we wanted to do. You know what you do for me? Ariko umugore yakomeje gusaba imbabazi, Go make something umugabo nice akomeza and kumubwira buryo ki so that you have enough strength because umugabo akora kugira ngo urugo rwe rutere imbere, ariko umugore we akaba atabibona. I've called my accountant. All Umugabo aramubwira ati ndahamagaye umucungamutungo has wanjye been closed. kugira ngo ikintu cyose Every waba business that is ufiteho uruhare connected with me that you have akigukureho, access to has been withdrawn. ibintu byose abigukureho. I've called your parents. Nahamagaye ababyeyi bawe, I've called everybody that knows nahamagaye about this umuntu marriage. wese uzi ibijyanye You n'imibanire want to yacu sleep around with men? kugira ngo nibura ze Go ahead. ubundi twitandukanire, ukomeze uryamanye n'abagabo bawe. I would not want to see you ever again. Ntabwo nshaka Anywhere kuzongera around my kukubonaho by'iteka ryose. Please, we can't do this now. Please. Okay? Umugabo ati mbabarira, wikwirirwa usaba imbabazi, And thank you sinshaka for allowing the kuzongera devil to kukubonaho. use you according to you. No, no, baby. Please. Ibyo wakoze I birahagije, would like to go ugendere. back to sleep. Please. Ndabihe ndakeneye I had a gusinzira stressful day kandi and nkeneye I've seen kuruhuka. enough for one day. Sinshaka kongera kukubona ukundi. Baby. Umugore akomeza atakamba, yicuza ibyo yakoze ibyo ari byo. Ariko se mwa bantu mwe, You're still there, you're blocking. uyu mugore you're arasaba imbabazi kubera yuko bimuvuye ku mutima, cyangwa wamugani koko When you nuko get home, you tell your parents what yafatiwe you mu did, cyuho. how they raised. Namwe nimumbwire I don't want to rwose. call you a harlot, but just go. Uyu mugabo rero arasaba imbabazi kubera ko yafatiwe mu cyuho cyangwa arabikuye ku mutima. Mwebwe murabibona mute? Or maybe you were expecting me to do as if I didn't see nothing, right? Or you were expecting me to fold my hands and hear this rubbish that is coming out of your mouth. Get out! Ndashaka unsohokera ahangaha. Get out of my house! Mvira mu nzu. Fool! Urashaka ngukorera iki? You don't know Nakwihanganiye. what happens to them. Nakwihanganiye But sinakora if it's a iki. man now, they will push it around. Eh? It's in their nature to cheat. But no woman believes it is in their nature to do rubbish as well. Umugore nkawe ninde wamwizera?
nk'abantu mwe